Do you feel the vibes? You're right. Twagarutse nanone hano kuri The Sam Connect, ikiganiro ni My Day Show nkuko bisanzwe. Twagarutse kuri ya mihanda, turagenda tubaza abantu ibibazo muri bwa buryo nyine bwo kungurana ubumenyi mumaze kubimenyera. Nge tugiye kubana ni Rovi nkuko bisanzwe kuri kamera, namuberwa n'inkinde nkizirwa n'ingamba nkacyanyera kuratwa ngira icumu ry'injunga. Twagarutse ro kandi twaje ikiganiro ni My Day Show. Make sure ko wakoze like, share ndetse subscribe ewana. Mumbabare nyamboneka mutuma ngo nawe ndi umusitari. Ni Rovi wanyu rero, ndabaza abantu ibibazo ubundi namwe mukomeze mujijuke nyine dukomeze. Ewa mwe mumenye ko tuzatubana kenshi cyane. Hano rero ndi kumwe n'umuntu ngiye kumubaza ibibazo n'utubazo duke cyane twa gospel. Salama bro. Salamu. Meze bite? Ni fresh. Gerageza uzamurijwe kugira ngo abantu bari inyuma ya kamera bashe gukomba. Ni fresh. Ni fresh. Ndimo ndabaza abantu rero tubazo, hari ibintu by'ibihembo nyine nukugira ngo turusheho kugenda nyine tujijuka. Hano mfite akabazo kamazi, kujya usoma Bibiliya? Yego njya nyisoma. Bibiliya urayisoma se nkurebamo hariya? Hari niho abantu benshi baba kureba. Ambaho ikibazo mfite cy'amansiko ni gute nimba kuva muri Israel ugera kuva muri Egiputa ugera muri Israel ari kilometero 650, wumva ari iki cyatumye nyine abisirayeli bagenda imyaka 40? Tubwire ukuntu wewe ubyumva. Aho hantu ni hato cyane, niki cyatumye nyine bagenda imyaka 40 kandi wumva urugendo wanagenda iminsi 3 cyangwa 4? Niki cyatumye bagenda iyo myaka yose? Nuko nyine baragendaga bagera mu nzira ugasanga hari bibakerereje, bikaba ngombwa yuko Imana igirute ibareka. Bibakerereje wenda urugero ni nk'ibihe? Ibyabakererezaga hari nkuko babaga bari nko kugenda ugasanga nyine bahuye n'inyota, bahuye n'inzara, bagatangira kwijujutira iki Imana. Inyota n'inzara, ubwo bagiraga nk'inyota bagahita bashaka amazi wenda nk'imyaka 10, bakaba bategereje muri iyo myaka 10 wenda bari muri ibyo ngibyo bakongera bagatsimbura bakagenda. Nuko nabitekereza. Nuko wabitekereza. Urakoze cyane, nawe ukunze numvise ujijutse. Reka nkwibarize akandi kabazo. Sasa nyine Imana yavumye Adamu bamaze gukora icyaha, barangije bandika muri Bibiliya ngo impamvu byabayeho ngo tukaba tukishyura ingaruka ngo nuko ngo Imana ihora abana gukiranirwa kwa base. None kubera iki Imana ibahora ibintu bibi gusa? Nimba igendera ku by'abakurambere bacu bakoze, kuki itagendeye nko ku butunzi wenda bwa ba Salomo ngo ibiduhore natwe ibiduhe nk'amafaranga ya Salomo, cyangwa se ubw'abagore bo nanze kwirirwa nyiri icyo mvuga. Wewe ubyumva gute? Aho ngaho ongera nsubiremo numve gatonya. Nari nkubajije ngo nimba Imana ihora abana gukiranirwa kwa base, cyangwa se ibikorwa base bagiye bakora nyine, ni ukubera iki yaduhoye nyine icyaha? Nivuga ati wenda mu bakurambere baba abantu na ba Salomo barimo bari bafite amafaranga menshi n'abagore beza. Nk'ubu ngubu ngende Sengo, ufite umusheri? Ndamufite. Wewe uramufite? Wenda ndumva cyaravevutse. Twigire ku cy'ubutunzi. Kuki nyine ubwo butunzi bwa Salomo itabuturaze ahubwo ikaturaga ibyaha bya Adamu? Icyo navuga aho ngaho cyo nuko nyine ubwo ngubwo hari ibintu Imana itagiduha. Hari ibintu Imana ibona yuko iguhaye ushobora kugira indi myifatire itari myiza. Abantu bari ku isi hose si kabibima ngo kugira ngo batagira imyitwarire myiza. Icyo nakubwira cyo ubu ngubu hari umuntu utunze, hari n'udatunze, sibyo? Kubera iki se? Icyo navuga cyo nuko Imana buri wese imuha bigendewe nuko ibona uko yabasha kugira uko yabasha kujera ibintu. Ubwo abadatunze ni ikibazo cyo kujera. None akabazo ka nyuma k'amatsiko ka gatatu. Imana nyine yashwanye na Satani, iyo nkuru abantu bose barayizi, ngo namwirukana mwisi. Ngo Imana yitegereje ngo iravuga ati ngo rero kugira ngo nkemure iki kibazo, ngo reka ngo nohereze umwana wanjye nyine agende abambwe. None ndibaza kubera iki Imana wo kugira ngo nyine yice Satani ikibazo gite gikemuka, ahubwo yohereje umwana wawe kugira ngo abe ari we bica? Turimo turaganira, wirekura utubwire ukuntu byumva. Uko nabyumva
kirakunaniye urakoze cyane wakoze kabisa. Ikiganiro ni My Day Show kuri The Sam Connect. Subscribe, like, share ndetse na comment tubwire ukuntu mugenda mubimenya. Reka tugere ku mihanda dukomeze tubaza n'abandi bantu kugira ngo turusheho kwenjoyinga. Alright, twagarutse rero ni cya kiganiro My Day Show, turacyakomeza tugenda tubaza abantu. Hano muye n'umupatro. Salama patro. Komera cyane rero. Egera hino muri kamera kugira ngo abantu barusheho kukubona neza. Ngiye banyita Rovio, we bakwita nde? Nanjye nitwa Byishimo. Bakwita Byishimo. Gitsure. Byishimo. Byeshi rero ntago ari ibyishimo gusa ahubwo tugusanganye na Bibiliya. Shaka kuba ari umuntu ukomeye mu bintu by'amadini cyangwa se ukejejwe urasenga? Yego ndasenga, ndi umukristo. Ni byiza cyane. Twari dufite ububazo bufite aho buhuriye na gospel, turi kugenda tubaza abantu kugira ngo nyine abantu barusheho kugenda bazijuka. Sasa ikibazo nyine dufite cy'amatsiko, kuva muri Egiputa ugera muri Israel harimo kilometero 650. Ni nko kuva Nyagatare ugira Rusizi ukagaruka inshuro ebyiri, ibyo birometero bikaba birangiye. None ni ukubera iki Abisirayeli bava muri Egiputa bajya muri Israel bahagenze imyaka 40 kandi wumva ari urugendo ruto cyane? Rwari urugendo ruto ariko rwari rurimo inzitizi nyinshi. Rwari rurimo inzitizi nyinshi. Abantu bakomeje kugenda babitubaza muri comment. Ubyagenze gute? Sobanurira abantu badukurikiye. Harimo inzara nyinshi, kwirukankanwa n'ingabo za Farawo. Buretse gato kwirukankanwa n'ingabo za Farawo. Nesingira ngo ahubwo iyo zibirukankana nibwo bari kwagera vuba ahubwo. Mu gihugu cy'isezerano n'ubundi bari kugera i Kanani, ariko na Mose ntiyagezeyo. Ubwo urumva ni urugendo rw'inshoberamahanga kuko ngewe sinari impari, mvuga nk'ibyo nasomye nk'uko abandi babisoma. Ariko rwari urugendo rw'inzitane, ntabwo rwari urugendo rworoshye. Rwari urugendo rutoroshye nyine, ariko nanone rwakomera rwagira. Ntabwo wambwira ukuntu wava Nyagatare ugira Rusizi ngo uzahagende iyo myaka yose. Wenda iyo ruba ari urugendo rugoye hari kugerayo bakeya, ariko nanone ntabwo bari gutinda iyo myaka yose. Urabona dukurikije nko mu gihe cya kera, umugabo w'umunyantege nke ntiyabagaho, kandi wasangaga bafite imiryango, bafite n'abana. Abagabo bakabanza bakajya guhigira abana ibyo barya, bakaruhuka, bagakambika, ubundi bamara kuruhuka urugendo rugakomeza. Kuko nawe wakubwira ngo uve hano ugere Nyagatare utariye utanyoye mu butayu ntabwo wagera. Yego. Nyagatare umenya ari kure cyangwa i Rusizi. Okay, reka twigire ku kindi kibazo. Ubwo muri comment baragenda banatubwira nyine uko bagenda babyumva. Sasa ikibazo cya kabiri, hari umugabo w'umukire uvugwa muri Bibiliya ngo wavuganaga na Lazaro. Umwe ngo yari ikuzimu, undi ngo ari mu ijuru. Nyine iyo nkuru byanze bikunze hari ikintu yizeho ngo wamusabaga nimba ngari amazi yo kunywa, ngo yagize inyota. Sasa ndibaza ni gute umuntu uri mu ijuru n'umuntu uri ikuzimu bashobora kuvugana? Se ijuru n'ikuzimu ni nk'ibyumba, wenda ni nka roge ebyiri zegeranye ku buryo umwe ashobora kuvugisha uri mu yindi roge. Ibyo wabisobanura gute? Icyo nzi, uwo mugabo ntawe nzi wavuganaga na Lazaro. Lazaro yarapfuye arazuka. Mushiki we Mariya na Magadalena nibo bagiye kumva ya Yesu. Nyine Lazaro yarapfuye arazuka. Nyine Lazaro yarapfuye arazuka, ariko wibuke ko yongeye agapfa. Nese hari ubwo akiriho? Yarongeye nyine arapfa kuko personne immortelle buri ki. Ese ubundi ikibazo cy'amatsiko, ubundi wa mugani kuki Yesu yamuzuye nyuma yakongera agapfa, ibyo kutatamuzuye ngo agumeho mpaka? Ubundi nk'uko byanditswe ko buri kintu cyose cyaremwe kizasubira mu nda y'isi, nk'uko Yobu yabivuze, kandi ukabisiga bikaribwa n'abandi nubwo waba uri umukire. Ubwo ngewe niko mbizi, ibindi byaba ari uko. Iyo nkuru nta kintu yezeho. Okay, nta kibazo, reka twigire ku kindi kibazo. Hari ahantu mu gutegeka kwa kabiri havugwa ngo nyine mu gutegeka kwa kabiri avuga ngo icyaha ni gatozi, ariko nanone mu kuva akavuga ngo ndi Imana ihora abana gukiranirwa kwa base. None iyo 20 dukurikiza ubuye ko wumva ivuguruzanya, kandi nyine yaravuzwe n'Imana imwe. Hamwe ati ndi Imana ihora abana gukiranirwa kwa base, ahandi bati
icyaha ni gatozi. Ibyo byo ubyumva ute? Abantu abadukurikiye bakurikiza uwo murongo. icyaha ni icyaha cy'inkomoko. iyo bavuze ngo icyaha ni gatozi, naho kuvuga ngo Imana ihora abantu gukiranirwa kwa basi, ni nka kwa kundi bavuga ngo umwana w'inka ni inka, umwana w'umuhemu ni umuhemu. niba so yari umupagani, nawe uzahora uri umupagani. None se koko niko bimeze? niko bimeze. Ngo nimba isa ari umupagani, nawe ugomba kuba umupagani. nawe niba waravutse basenga ibigirwamana, uzahora nyine muri bya bigirwamana. nta munsi uzagenda ngo uvuke bwa kabiri. ariko icyaha kirakurikirana kugeza ku buvivure, ubikurikirane. mpora abana gukiranirwa kwa basi, nuko niko bivuga. ubwo umuntu yazira icyaha cya se, ariko waravutse bwa kabiri warabatijwe, ntabwo icyaha cya so cy'inkomoko kigukurikirana. karande y'umuryango ibivuyeho. Ese mu bintu bya gospel kubera iki bidukurikirana ari ibintu bibi gusa? Kuki wenda nk'ibyiza abakurambere bacu bakoze ibyo bitadukurikirana? Wenda nk'abari abagore wenda ba Salomo, ngo badukurikirane. Buri muntu wese wavutse inyuma nyine ya ba Salomo agira abagore beza. nkanjye sheri wanjye ntabwo nakwifuza ko abantu bamubona. nyine biterwa n'iki? ni ukubera iki ibintu bibi nyine ari byo bidukurikirana, ariko nk'ubutunzi bwa Salomo ntibudukurikirana, ahubwo ibyaha by'abantu akaba ari byo bidukurikirana? ushaka gukora ibyiza buri gihe, ibibi bikagutanga imbere. ntawe ubona ibyo yifuza, nta n'unezerewe kuri iyi si. n'ufite ibya mirenge aracyashaka ibindi. ubwo rero kubaho ku isi, umunezero wa mbere ni ukunyurwa n'ibyo ufite, ukaryama ugasenga mu nzu yawe nk'uko Matayo 6 bikubwira. Ese ubundi ko Imana yarimbuye isi kubera abanyabyaha, igasigazaho Nowa ngo niwe muntu wenyine n'umuryango we, nibo bantu bakijwe gusa, abandi ikabarimbura? byaje kugenda gute kugira ngo abandi bantu bose bongere bafatwe, kandi hari hasigaye abantu b'abanyakuri gusa? byagenze gute? ubwo nyine kuko umuntu ni mugari. mu bumenyi bwa siyanse n'iki cyangwa se bwa Bibiliya, ntabwo wavuga umuntu uwo ari we, kuko n'urubyaro rwa Gahini ntituzi aho rwavuye. kandi Gahini yaragiye kure y'Imana, kure y'amaso y'Imana. uzabisome mu ntangiriro, yica mwene wabo Abeli. nyine ngewe ikibazo mfite, nimba Imana yararimbuye abantu bose b'abanyabyaha bagashiraho, ubwo ibintu by'ibyaha byahise birangira, ni gute kandi abantu nyine muri ba bantu nyine ba Nowa hongeye akagarukamo ibyaha? ubwo natwe ngo dukomoka kuri Nowa. ngo usubize rero, umuntu ikimubamo kamere ya muntu. muri kamere ya muntu habamo gucumura cyane, nibyo bimutanga imbere. ubwo rero abantu babi nta munsi bazashira ku isi. n'ubwanga Imana yakoze ubusa. ni nayo mpamvu agakiza kaje kubera abatakaye. ni nk'uko muganga abaho kubera abarwayi. muganga ntiyabaho hatari umurwayi. none se ku kibazo wenda cy'ibyo bintu byo kurimbura, ni ukubera iki? muri biriya bajya batubwira ukuntu ngo Satani nyine n'Imana ngo baserereye mu ijuru, ngo bikaba ibibazo kugeza n'ubwo Satani nyine bamunaze ikuzimu. none ngiye ikibazo cy'amatsiko ngengera ko wenda ikibazo cyari hagati y'Imana na Satani, kubera iki mu cyimbo cyo kugira ngo wenda yice Satani bihite bikemuka? ubu n'ubundi iyo Satani apfa, nimba ari we kibazo biba byarakemutse. ni ukubera iki ahubwo wo kwica Satani yohereje umwana we kugira ngo abantu bamwice? ubu kuki itadoye Satani ngo abe ari we tubamba? aho nta kantu kumva mwawe. icyo ni ikibazo, kugira ngo nkigusubize urambabarira nk'iminota 2. Satani, ikintu cya mbere, Satani yitwa Lusiferi, yari marayika w'urumuri, niwe muririmbyi mukuru, niwe waririmbiraga Imana. yasabye ikintu cyitwa uburinganire, Imana irabumwima, imunaga mu isi aze kutugerageza, kuko mu isi harimo ibiremwa. ishyiraho inzira ebyiri. izo nzira ebyiri rero, nuhitamo inziza uzayoboka inziza, nuhitamo imbi ubwo uri umukozi wa Satani, nuhitamo inziza ubwo uri Imana. ni ukuvuga ngo Imana ni umwuka uri muri twe, hanyuma kohereza umwana wayo Yesu ngo atubere incungu y'amaraso.
ni ukubera ibyaha byari biri mu isi. Isi ya mbere yarimbuwe n'amazi, iya kabiri ntabwo irarimburwa kuko niyo izarimburwa n'umuriro, kuko batubwira ko abanyabyaha tuzajya mu muriro. Mbona abantu birirwa banywa amatabi, ntawe ndabona umuriro watwitse, ubwo abandi bakirirwa mu bikoni. Ubwo rero nyine ngewe ikintu ndi kuntumva neza ni ibintu nyine byo kohereza nyine Yesu ngo tumubambe. Ngewe narebye nyine iriya filimi yabaye Yesu ukuntu bamubambye, ukuntu bagiye bamukubita n'inkoni nyinshi cyane nk'iz'akabwana. Ndavuga ati ibi bintu koko nta kundi kuntu bari bukemura ikibazo, bakica nka Satani bigahita birangira. Yesu nta mpuhwe wigeze umugirira wewe. Inkoni y'Imana ntabwo ivugiraho nk'isasu. Imana ikubwira ko ngewe ndi Imana ifuha, ntuzazane izindi mana mu maso yanjye. Ubwo umunsi wa Satani ni igihe cy'imanza, umunsi w'urubanza wawe iyo ugeze. Ntidutegereze ngo ni wa munsi. Niba warakoreye Satani uzajya iwe, niba warakoreye Imana uzajya. n'inzira ebyiri, iyo wahisemo niyo. Niba warahisemo ikibi ni ikibi, niba warahisemo icyiza ni icyiza. Naho kuvuga ngo Satani aba ikuzimu ntabwo turamubona, Satani aba ku isi ntabwo turamubona, kuko Imana yigeze imubaza ngo yewe Satani we ngo uri hehe, ngo ndimo ndazerera mu isi. Agiye kugerageza Yobu, aramubaza ngo wabonye umukozi wanjye Ayubu, ngo nguhaye ibye byose ariko nkwimye ubugingo bwe. Ubwo rero Imana izi icyo yabikoreye, kuko Imana ishobora byose, ntitwayivuguruza, niyo yaremye byose. Kandi ibyanditswe tujye tubisoma nk'uko byanditswe, ntituzongereho ikindi. Abantu ibibazo kugira ngo namwe murusheho kugenda musobanukirwa. Hano rero muhe n'umusista mwiza cyane. Sista komera cyane. Ndakomeye cyane. Ewana uri mwiza kabisa, ngo kameramani yagukunze. Urakoze cyane, nawe namukunze. Ubwo muraza kujya mu gikari hiryo ngiyo nyine. Hanjye rero banyita Rofi, we bakwita nde? Nitwa Neri. Witwa Neri. Sasa Neri, turimo turagenda tubaza abantu ibibazo. Ni ibibazo bitatu byonyine, ariko si n'ibibazo, no kugira ngo turushanwe nyine tugende turushaho kujijuka. Mbere na mbere urasenga? Yego ndasenga. Usengera hehe? Mwadeperi. Umwadeperi, byiza cyane. Urahita usubiza ibibazo byanjye. Sasa hari ibibazo by'amatsiko tujya tugira, nyine bajya batwandikira muri komite ati muzatuba tubariza ibi bintu. Ni ukuvuga ngo kuva muri Egiputa ugera muri Isirayeli ni kilometero 650. None ni gute Abisirayeli bava muri Egiputa bajya muri Isirayeli? Ni ahantu hato, ni nko kuva wenda Nyagatare ugira Rusizi kugenda no kugaruka. Ni gute bahagenze imyaka 40 yose? Ko gikomeye. Nyine uratubwira ukuntu byumva, nta kintu bitwaye. Kuva nyine muri Egiputa bajya muri Isirayeli ni kilometero 650. Ni ahantu hato cyane. Ni iki cyatumye bahagenda imyaka 40 yose? Yari inzara, bashakaga icyo kurya. Baragendaga bakamara wenda nyine byabafataga nk'igihe kingana gute bashaka ibyo kurya bongera bagenda? Bararaga mu nzira. Bararaga mu nzira, ariko ntabwo byumvikana ukuntu nubwo wagenda urara mu nzira, byanze bikunze ntabwo wagenda iyo myaka yose. Oya, ntabwo wagerayo. Okay, ikindi kibazo wenda ni iki cyatumye Imana aho kugira ngo yice Satani nk'umuntu bari bafitanye ikibazo, ahubwo noneho yohereza umwana wayo kugira ngo abe ari we bica? Subiramo ntabwo numvise. Ni ukuvuga ngo Satani yagiranye ikibazo n'Imana, aho kugira ngo wenda Imana imwice birangire nyine n'iyi miruho n'ibiki byose Satani yagiye ateza bye kubaho, ahubwo Imana yohereza umwana wayo abana bari we bica. Nyine weho ubyumva ute? We wumva byari kugenda gute? Birakomeye. Birakomeye. Ngo wenda ntago ari ukwigeranya n'Imana. Uwe yaba ari nkawe wenda wagira nk'inama Imana, wari kubigenza ute? Wari kuyibwira gute? Ikambabarira ku byaha byose naba narakoze. Oya, tuba kuri ibyo bijyanye nyine na Yesu. Ngo ngewe narebye iriya filimi ya Yesu, ndeba ukuntu bagiye bamukubita inkoni nyinshi cyane nk'iz'akabwana, biranambabaza cyane nyine. Ubu nta kuntu Imana wenda yari kubigenza kundi, nyine itohereje Yesu ngo abe ashobora ikica cya Satani, ibintu bigahita bikemuka. Mbazo ndi. Okay, nkufitiye ikindi kibazo cyoroshye. Uri mariye? Oya. Uracyari umukobwa? Ndi umukobwa.
Okay, ni nk'iyo nama wagira nk'abantu wenda b'abakobwa bifuza kubaka ingo, ni nk'iyo nama wagira nyine abakobwa mu bijyanye n'inkunga. ongera ugisubiremo. Nari nkubwiye ngo nk'umuntu ukiri umukobwa nyine wifuza kuzaba mariye mu gihe kizaza, ni akanama gato wagira abakobwa kugira ngo, ariko njya mbona urubyiruko ruri hanze nkabona nyine sinzi, ni akahe kanama wabagira kugira ngo nyine abantu barusheho kugenda bakora ibintu binyuze mu mucyo? kwitwara neza. Kwitwara neza gute? Yego. So ndavuga nko ku bana b'abakobwa batwara nk'inda zitateganijwe, kunywa ibiyobyabwenge, so ni ukwitwara neza nyine kugira ngo uzaheshe ababyeyi ishema. Kwitwara neza wenda bakajya bakoresha udukingirizo, bagakoresha udukingirizo. Prudence. Wakoze cyane, reka tubaze n'abandi twumve. ni Mayday Show nk'uko bisanzwe, subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tujya dukomeza tubana. Rero yari Love Nyamuberwa n'inkindi, nkizerwa n'ingamba, nkakenyera kurazwa. Turakomeza tugenda rero tubaza abandi bantu. Aha, ni Mayday Show nk'uko bisanzwe. Rero hano muye n'umukobwa mwiza cyane, sinzi ahantu ngiye guhera mubaza izina, gusa ngiye banyita Love. We bakwita nde? Aline. Bakwita Aline. Ari kabisa afite akazina keza cyane. Turimo turabaza abantu rero utubazo nyine tw'amatsiko kugira ngo nyine abantu badukurikira barusheho kugenda basobanukirwa. Ni akabazo gatoya ka Bibiliya. Nuvuga ngo hari ukuntu muri biriya bavuga ngo nyine ngo impamvu ngo tumeze gutya, abantu wenda babyuka bashaka amafaranga bavunika, ngo ni ukubera nyine ngo icyo Adamu yakoze ngo nicyo tuba tuzira, tugomba kwiyuha kuyo. None njye mba nibaza ni ukubera iki Imana yaturaze ibintu bya Adamu bibi nyine nk'umwe mu bakurambere bacu, ariko wenda ntiturage wenda nk'amafaranga ya Salomo, cyangwa se wenda nk'abasore wenda ngo turage nk'abakobwa beza wenda Salomo yari afite. Ubyumva ute wewe? Icyo kibazo kirakomeye pe. Gerageza uvuge cyane kugira ngo kumva njyewe iki kibazo kirakomeye. icyo kibazo kirakomeza kuza kugerageza uvuge cyane. Hanyuma reka wenda ngubaze mu bijyanye na showbiz mu Rwanda, mu bahanzi baririmba hip hop niwe muhanzi ukunda? Kevin. Kevin, waturirimbeho nk'akaririmbo gatoya, akavase gatoya mu mirongo yiwe. This team my people. Fema this. Aha, bya biriko biraza. Indirimbo ya Kevin nk'umuntu ufana wakabaye uzi byibuze akaririmbo kiwe. Okay, mu twigiye wenda hip hop ziranagora ya budondobekanya amagambo, byibuze tubwire muri R&B umuhanzi byibuze weme. Muri R&B. Ni Juno akaririmbo kiwe kamwe. Jaja oh jaja oh jaja oh jaja oh jaja oh jaja. Nari ntangiye kujya muri mode. Ewana urakoze cyane. Okay, ikindi kibazo hano, hari ikibazo ndi kubaza nkahita nanga amafaranga 5,000. Tubwire umuhanzi umwe wo mu Buhinde uririmba hip hop. Umuhanzi wo mu Buhinde? Uririmba hip hop. Ewa nawe. Ntawozi. Yala birakunaniye. Nta kibazo, gusa nyine wakoze kuganira natwe. Ikiganiro ni Mayday Show nk'uko bisanzwe, nyine twabarimo tugenda tubaza abantu, namwe murushaho kugenda musobanukirwa. Rero reka tugane ku musozo. Hasta la vista.